nje kubabwira ibintu biri dusengera. Icyambere tugomba gusengera ubuzima bwawe, nta wundi muntu numwe uba ufite mu kiganza, ni Imana. Nutayubaha uzacumba umwotsi. Kuyubaha nuko ufata umwanya ugasenga. Icyambere cyo gusengera umwuka Imana mishuri, sengera ubuzima bwawe bushiye mu kiganza cy'Imana. Ko message nagiye kuyitanga. Icyambere cyo gusengera, sengera ubuzima bwawe ubushire mu kiganza cy'Imana. Ubwira Imana ngo ubuzima bwanjye uburinde umunsi mubi. Icyo ne cyambere nihute soze. Icyakabiri, sengera aho utuye. Sengera ahantu utuye ahariho hose, ahantu utuye ahariho hose, yaba mu mahanga yaba hano mu gihugu, usengera ahantu utuye. Muri iyi minsi ufata umwanya usengera ahantu utuye. Ucyumva imishaje ufata umwanya usengere aho utuye, uhasengera. Ubwira Imana ngo ndinda umunsi mubi, undinde umunsi mubi, undinde igisuzuguriro, uyu mwaka umbere umwaka mwiza. Icyagatatu, sengera abagukomokaho, abana bawe basengere. Fata umwanya ubasengere. Reka babwire, wagira amafaranga, wabagura amamodoka, wabajyana mu bigo byiza, ariko ntiwabarinda umunsi mubi. Nimba uri umuntu udakunda kujya gushaka Imana ngo ujye gusenga, uzatinda gusubizwa kugira ngo uzabone gutabarwa kuva hera urusengero. Upinga amateraniro, upinga gusenga kugira ngo uzabone gutabarwa kuva hera ho urusengero. Kandi hazaza gutabarwa kuva iwanyu cyangwa kwa so wanyu cyangwa kwa mawawe. Ariko nimba upinga ibintu byo gusenga, ukawupinga ibintu by'Imana, ukawupinga kujya gusenga kumva ari abantu bayobye, ari abantu byacanze, iyi ngingo izagutsinda. Akoherereze gutabarwa kuva hera urusengero. Umuntu usubizwa uwambe ni umuntu ukunda amateraniro, umuntu ukunda gusenga, umuntu ukunda Imana, umuntu ukunda kumva ko ageze mu nzu y'Imana. Byanga byakunda arahabona ubutabazi, uw'Imana ijye mutabara. Nawe iteka gutabara mu izina rya Yesu. Abantu benshi bakeneye ubutabazi. Umuntu wese udakunda gusenga, iyo hagize ibimwubikiriye kubera ko abadafite ingingo imurengera, biragushegesha kandi bikakumvisha. Ariko iyo usenga neza, iyo wemera Imana, ibikubikiriye Uwiteka arabigusimbutsa akagukiza umunsi mubi. Ndagira nkubwira nkurikiye ko ntukirare ngo urengwe, ngo udamarare wumve ko nta bikubikire birahari. Hari ibintu bikubikiriye utazi. Imana ni kujya imbere. Dufite abantu bagiye batubwira ko bari hafi yacu bakaturekura. Nawe ufite abakurekuye ariko ni wapfuye. Imana yarabanye nawe, iracyari kumwe nawe. Ishire amaboko y'Imana, wishingikiriza amaboko y'Imana, ni atazakurekura. Abakomeye ni beza ariko batari kumwe n'Imana barakurekura ukikubita hasi. Twongeye kubaha ikaze shuti abadukurikiye, abari kure ndetse n'abari hafi, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese tubaha ikaze. Mazina nginara Imana waresi. Turashima Imana ko Imana iturinze kandi tukaba turi muri uyu mwaka twarawugezemwo amahoro. Imana nishimwe, Imana habwe icyubahiro, Imana yagize neza. Nawe ushima Imana kuko Imana yakwimanye, ushima Imana kuko Imana yarakuzigamye, yabaye mu ruhande rwawe, yagiye kurwanirira intambara zitandukanye, yagiye gutsindira ibigeragezo bitandukanye. Uyishimire kuko Imana ni nyembaraga kandi Imana ifite byose mu kiganza. Turashima Imana rero ko uyu munsi turiho turi bazima. Nawe ushima Imana ko uri muzima, ushima Imana ko ugeze kuri tariki iri muzima. Nibyo agaciro kuba ugihumeka, kuba ukigenda bikemera, kuba ukivuga bikemera. Umenye ko ari by'agaciro, ndetse ujye ufata umwanya ushimira Imana ku mirimo n'ibitangaza, ku byo Imana yakoze muri wowe. Hari igihe umuntu aca mu bigeragezo agashaka ishimwe ntaribone, ariko rero mubwiye ko Imana ifite ishimwe. Imana
ntabwo wayiburira amashimwe, ujye ushima Imana uko bwije n'uko bukeye, kuko Imana yabaye mu ruhande rwawe, ujye uyishimira, kandi ibyo kurya by'Imana ni amashimwe. Ndagira ngo dufate akanya dusenge, umwanya utari munini, ariko unyemerere muri uyu mwanya tubane. Uyu mwanya unyemerere ufate umwanya wigomwe, tubane dusenge, kandi nzi neza ko urabibonamo inyungu nyinshi cyane, kandi n'ahazaza hawe hakaba heza. Unyemerere uyu mwanya uha agaciro. Hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 20, no tugiye gusoma, hanyuma tera ku murongo waho wa 2 dusome, kandi nzi neza ko hari icyo uraza kuvanamo, hanyuma dusenge. Ntabwo turatinda, ndakuraritse, kandi nushaka iri jambo ry'Imana urifate, urisharinge, urihe n'umuntu wawe inshuti yamubwiye ngo iri jambo warikurikiye. Haranditse ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. 3, ikohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni. 4, yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Amen. Ndagira ngo tuganire ku bintu ugeze kuri 7, hanyuma dusenge. Ntabwo Imana ishobora kwibagirwa umuntu, kubera ko umuntu Imana yamukunze urukundo rukomeye. Imana yagukunze urukundo ruruta rw'abantu bose bagukunda bo mu isi, kuko nta muntu wagukunda ngo atange umwana we kugira ngo ubeho. Nta n'umuntu wagukunda ngo atange n'ikibanza cye kugira ngo ubeho. Ntawe nabonye. Reka da. Cyokora hari abajya bagerageza, umuntu akagerageza, ariko nabyo baba bamwishyuye. Hari abantu bajya bagerageza bagakunda, bikabatika mupfe gutanga impyiko, indi y'umuntu imwe yapfuye agatanga, ariko burya nawe baba bamwishyuye, ntabwo upfa kugira gusa. Ariko Imana yo yagukunze urukundo rwatumye itanga umwana wayo. Mwumva urukundo Imana yadukunze kunurungana, ni urukundo rutazigera rucuya n'umunsi n'umwe. Naho abantu bagerageza gushakisha uburyo urwacuya, ntabwo babigira, kuko urungano rw'urukundo Imana yagukunze nta muntu n'umwe warwigezaho. Na bano bantu bavuga ngo barakundana, wapi? Imana yadukunze urukundo rukomeye. Iri jambo ravuze ngo Uwiteka akoherereze gutabarwa kuva hera. Gutabarwa kuva hera ni ukuvuga ngo Imana igiye gutabara umuntu, iyo hari ugutabarwa ntabwo bipfa kuza gusa, hari kukoherereza, hari kado Uwiteka yohereza umuntu ikakugeraho. Ntago ari ukwicara gusa ngo uba wakomanze ugatanga komande. Ndagira ngo muri kano kanya dutange komande mu izina rya Yesu. Uwiteka koherereze, Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Cyo ni cyambere. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no w'ibyago. Reka mbabwire, umunsi mubi ubaho, kandi iyo umuntu ari ku munsi mubi akenera ko abona ubutabazi. Umuntu wese wageze ku munsi mubi, umunsi mubi uragatsindwa n'Imana. Reka nkubwire, muri uyu mwaka Imana ikurinde umunsi mubi. Uwiteka kumvire ku munsi
w'amakuru n'uw'ibyago. Kandi kambabwire bene bantu muhurikiye, iyo haje umunsi n'udasenga ajya gusenga, iyo umunsi mubi waje n'umuntu utazi urusengero aranyaruka akajya gusenga. Hari igihe mba nyura amateraniro nkavuga ni n'umuntu usengera mu mutima azamura ikiganza, kwa n'umuntu nyine baba bahari tu kahita avuga ati nubwo ntajya nemera gusenga, akazamura ikiganza. Ni ukuvuga ngo umunsi mubi utuma ujya gushaka Imana. Turashima Imana ko yatanze umwana wayo kugira ngo nicyo tumuhamagara tugeze ku munsi mubi atwumvire. Nawe Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, ngo akohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Reka mabwire kuki abantu bakunda abantu ari abantu banga kujya guterana. Reka mabwire mu rusengero n'ahantu heza, kujya gusenga ni byiza. Akoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Ntabwo ushaka gutinda ahantu, aho kunda ashaka kubwira ko muri ibintu bintu ushaka kubwira, ndashaka kukumenera ibanga. Nimba udakunda kujya gusenga, uzatinda gusubizwa. Nimba uri umuntu udakunda kujya gushaka Imana ngo ujye gusenga, uzatinda gusubizwa kugira ngo uzabone gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Upinga amateraniro, upinga gusenga kugira ngo uzabone gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Kandi hazaza gutabarwa kuva iwanyu cyangwa kwa so wanyu cyangwa kwa mama wawe. Ariko nimba upinga ibintu byo gusenga, ukawupinga ibintu by'Imana, ukawupinga kujya gusenga kumva ko ari abantu bayobye, ari abantu byacanze, iyi ngingo izagutsinda. Akoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Umuntu usubizwa uwambe ni umuntu ukunda amateraniro, umuntu ukunda gusenga, umuntu ukunda Imana, umuntu ukunda kumva ko ageze mu nzu y'Imana, byanga byakunda arahabona ubutabazi. Uw'Imana ijya imutabara. Nawe iteka gutabara mu izina rya Yesu. Abantu benshi bakeneye ubutabazi. Reka mbabwire, njana kukubwira ko hari ibikubikiriye, ariko ibikubikiriye wabihungiraye. Wabihungira mu nzu y'Imana, wabihungira mu gusenga. Ugeze muri uyu mwaka ariko nkuzane meshaje, hari ibikubikiriye. Uzabataye kwera ari sikundi gusinzira neza. Iwanje mu nzu akarimo rubine n'amazi, nkaba ninje nkinja mu modoka nkatwara, nibiki binyubikiriye. Umunsi mubi. Mu mishiga nta muntu utegura umunsi mubi, ariko teganya ko umunsi mubi ukubikiriye. Utaza kuvuga ibyo ntavuze. Umuntu ategura imishinga myinshi, ariko nta muntu utegura umunsi mubi. Nawe ndenya nkwibutse ko impamvu ukwiye gusenga nuko hari ibikubikiriye, hari Satani witegura kunaga mu munsi mubi. Niyo mpamvu ukwiye gushaka Imana muri uku kwezi, ugashaka Imana. Wari uzi ko hari ibikubikiriye? Umuntu abaho hari ibimwubikiriye. Utwara moto hari ibikubikiriye, ujya kwa muganga hari ibikubikiriye, uba dogiteri hari ibikubikiriye, ujya gucuruza hari ibikubikiriye, ujya muri kwasiteri hari ibyubikiriye kwasiteri, ujya mu ndege hari umva. Ukwiriye kubwira Imana ngo muri uyu mwaka nkeneye gutabarwa kuva ahera, nkeneye gutabarwa kuva ahera usengera, nkeneye gutabarwa. Wari uzi ko hari ibikubikiriye? Umuntu wese udakunda gusenga, iyo hagize ibimwubikiriye kubera ko abadafite ingingo imurengera, biragushegesha kandi bikakumvisha. Ariko iyo usenga neza, iyo wemera Imana, ibikubikiriye Uwiteka arabigusimbutsa akagukiza umunsi mubi. Ndajya nkubwira nkurikiye ko ntukirare ngo urengwe, ngo udamarare wumve ko nta bikubikire birahari. Hari ibintu bikubikiriye utazi. Niyo mpamvu ukwiye kubana n'Imana neza ugasenga. Bibiliya ivuga ngo akumvire ku munsi w'amakuba. Nta muntu utegura amakuba, ariko menya ko hari amakuba akubikiriye.
kandi kugira ngo ubone ubutabazi muri aya makuba ari imbere yawe nuko ugomba kuba warabaye inshuti n'Imana. Muri uyu mwaka hari nk'ibyiza, ariko umenye ko n'amakuba nayo ahari, umenye ko na Satani akubikire kugira ngo azanagemo amakuba. Kandi nta muntu usevingira amakuba da, nta muntu uyateganyiriza, kuko ntuzi igihe azira, ni ibikubikiriye. Ibi rero tubikizwa nande? Tubikizwa n'imbaraga z'amasengesho, gusenga. Imana itumenyera ibitwubikiriye tutabizi. Gusenga kubasha Imana, iyo twasenze Imana yacu ibasha kureba hazaza hacu, ikamenya ko hari umunsi mubi, hari umunsi w'amakuba, ikawudukiza. Bakundwa bene data, inshuti z'umusaraba nkurikiye, Imana ikurinde kurendwa, kandi we kwibagirwa ahantu Imana ikuvanye. Ndigira ngo dusengere ibintu 7, hanyuma nimba iwanyu bwije wiryamire, nimba iwanyu ari ku manywa wicururize. Reka mbaye nk'urugero, abantu mwumvisha amakuru muri Amerika uburyo hari imijyi yahiye yatokombeye, ngo ni California, sinzi n'undi mujyi bariya. Nshuti yanjye bakarabaga, bajyaga muri pisine, bari mu etaje yabo, bari baguwe neza, ariko ntabwo bari bazi ko hari ibintu bibyubikiriye ubuzima bwabo. Ni abahanga, ni abanyabwenge, ni igihugu isi yose yemera, ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese unkurikiye ko hari igihe ibintu bikubikira waba utarasenze bikakukuraho, bikakwanura, ukava mu nzira. Iyo tuvuga ngo abantu basenge, abantu bako hari abantu bavuga ngo ni iterabwoba, ariko gusenga kudukiza umunsi mubi. Iyo tuvuga umunsi w'amakuba, bari abantu benshi babasengeye, hari ikintu kikubikira kikaza waba utarasenze, kikagusiga ujegeye, cyangwa kigasiga kikukumbye nta kintu usigaranye. Ugura imodoka rero wayiguriye watanze komande mu ruganda, ikaza irimo ingusho, ikaza irimo umuzimu w'urupfu, ikaza ivuga ati ndaje ariko nirwo rupfu rwawe, ikaza ari isanduku, wowe ukayitumiza uva ntumije V8, ikaza ivuga ati nirimba ndaje. Tujya dusenga, ugura moto uvuga ati haleluya tuzajya mu ijuru, mbonye moto ndajya mbonamo kawunga k'abana, niki ikaza yitwa irimbi, ikaza Satani yiryanyemo, ejo ukinjira mu ikamyo. Yewe wubaka dushe ukavuga ati nsize nk'amakaro meza, amakara yabye ameze neza, imyaka namaze nafite dushe irimo amakaro, kumbi harimo urupfu, ukanyerera ukikubitaho umutwe ukabura agiye. Reka babwire bantu munkurikiye, nje kubabwira ibintu 7 dusengera. Nje kubabwira ibintu 7 dusengera. Icyambere tugomba gusengera ubuzima bwawe, nta wundi muntu numwe ubufite mu kiganza, ni Imana. Nutayubaha uzacumba umwotsi. Kuyubaha nuko ufata umwanya ugasenga. Icyambere cyo gusengera umwuka Imana mishuri, sengera ubuzima bwawe bushiye mu kiganza cy'Imana. Ko message nagiye kuyitanga. Icyambere cyo gusengera, sengera ubuzima bwawe ubushire mu kiganza cy'Imana. Ubwira Imana ngo ubuzima bwanjye uburinde umunsi mubi. Icyo ne cyambere nihute soze. Icyakabiri, sengera aho utuye, sengera ahantu utuye ahariho hose, ahantu utuye ahariho hose, yaba mu mahanga yaba hano mu gihugu, usengera ahantu utuye. Muri iyi minsi ufata umwanya usengera ahantu utuye, ucyumva imishaje ufata umwanya usengere aho utuye, uhasengera, ubwira Imana ngo ndinda umunsi mubi
undinde umunsi mubi, undinde igisuzuguriro, uyu mwaka umbere umwaka mwiza. Icya gatatu, sengera abagukomokaho, abana bawe basengere. Fata umwanya ubasengere. Reka mabwire, wagira amafaranga, wabagurira amamodoka, wabajyana mu bigo byiza, ariko ntiwabarinda umunsi mubi, ntiwabarinda inkongi z'umuriro. Njya mbona inkongi z'umuriro zataka abantu, zikataka n'ibigo by'amashuri, ugasanga abantu barahiye. Sengera abana bagukomokaho. Iyi ni message umuka Imana mpaye. Sengera abana bawe, abana bagukomokaho. Fata umwanya wo gusengera abana bawe, ubasengere. Sengera famiye yawe, uyisengere, uyibwire, ubwire Imana ngo Mwami, ndindira famiye yanjye umunsi mubi. Muri uyu mwaka undindire famiye yanjye umunsi mubi. Umunsi mubi uragatsindwa. Ubuzima bwawe, aho utuye, abagukomokaho, byo ni bitatu. Icya kane, sengera iterambere ryawe. Umunsi mubi urubikire kugira ngo ushwanyaguze iterambere ryawe wagezeho. Fata umwanya usengere iterambere ryawe, urisengere. Ntabwo Satani n'abakwanga, ntabwo bifuza ku iterambere wagezeho ukomeza kurigeraho. Ndabisubiramo, abakwanga ntibifuza ku iterambere wagezeho ukomeza kurigeraho. Barashaka kuzana umunsi mubi mu buzima bwawe kugira ngo wongere uhananuke. Ariko umva, iyo nusenga umunsi mubi Imana izawugukiza. Iterambere ryawe ni icyakangahe? Icya kane. Nurangara uzahahira mu cyatobotse. Nurangara uyu mwaka uzahahira mu cyatobotse. Uzashiduka Satani yaratoboye imifuka, yarayitoboye. Uyu mwaka ntago ari umwaka woroshye, ni umwaka wo gusenga, ni umwaka abantu bakwiye gusenga. Satani afitemo utunyanga twishi cyane. Abantu bakwiye gusenga kugira ngo Imana ibarinde umunsi mubi. Umunsi mubi nababwiye ngo umunsi mubi uri mu bintu bitandukanye. Umunsi mubi uri mu bintu bitandukanye. N'umuceri wawe urya ukagukora umunsi mubi, ukahita ugufata ugaca mu mazuru ukabuciyeho. Uwo ni umunsi mubi. Icya gatanu, sengera igihugu cyawe. Cyo cya gatanu, sengera igihugu cyawe. Igihugu cyawe mvuga ni aho utuye hasengere. Nimba mu rurimi rw'Ikinyarwanda ukaba muri Amerika, ukaba uri hanze, sengera aho utuye, ariko unasengere n'u Rwanda kuko niyo inkomoko yawe. Niba twe turi hano dusengera igihugu, sengera igihugu cyawe. Fata umwanya ugisengere. Ucyatura ibintu birindwi, ntago mbivuga, unaho byishakire. Ucyatura ibintu birindwi kuko mbivuze umwanya wa mutoya, ariko ucyatura ibintu birindwi. Ucyaturaho amahoro, ucyaturaho umugisha, ucyaturaho igikundiro, ucyaturaho ubuzima, ucyatureho kurindwa, ucyaturaho gukomera, ucyaturireho kurumbuka n'ukwera, umwana bakera. Naho kwihugiraho gusa ubu byibagiwe. Icya gatandatu, sengera ahantu hose unyura mu nzira unyuramo iyo ari yo yose. Inzira yose uri kunyuramo yose, Satani ari kugenda ashyiramo amahuta abizi. Iki kintu ndagisubiramo na Dodo na Cyuve n'abandi. Sengera inzira yawe yose unyuramo yose. Ufata umwanya uyisengere. Reka mabwira, amasengesho niyo ntwaro ikomeye abantu bakoresha
igakubita hasi izindi mbaraga zose. Amasengesho aritura ibintu byose ikuzimu bapanze. Ndabwira umuntu wese unkurikiye ngo sengera inzira yawe yose unyuramo, sengera inzira yawe yose unyuramo, uyigoteshe imbaraga z'Imana, uyigotesha amaraso. Kandi nusenga usenga uri fiyeri, kuko uri gusenga uri guhamagara Imana idapfa, uri guhamagara Imana idasaza, uri guhamagara Imana idatsindwa, uri guhamagara Imana y'inyembaraga, uri guhamagara Imana ihishura ibihishwe, uri guhamagara Imana y'ibyaremwe byose. Imana uhamagara ntabwo ari Njyangombe, ntabwo ari Dagone, ntabwo ari Nyabingi. uri guhamagara Imana ntabwo ari abakurambere. Uramurahamagara Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Imana idasaza, Imana idapfa, Imana itaruha, Imana idatsindwa, Imana Data, Imana yo mu ijuru ishobora byose, Imana yo mu ijuru. Dore ko hariho n'izindi mana za hano mu isi. Ndavuga Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, nahamagara Nyabingi n'ibindi byose bizabapfana, ntabwo za Nyabingi zikora. Ibyo ngibyo ntibikora. Babandi bahamagara iz'amana zo mu bicuma no mu bibindi no mu nkono z'itabi no mu nzabya no mu ivu no mu iki no mu biti. Izo ngizo ntizikora ku munsi mubi. Hamagara Imana idasaza, idapfa, idakorerwa kudeta, itirukanwa, itagambanirwa, Imana itarogwa, Imana itumva amabwire, Imana idasakurizwa, Imana itaraswa, Imana badashira amakuru ngo bayiguteranye. Hamagara Imana y'ibyaremwe byose, Imana ishobora byose. Ubwira Imana ngo Mana, mu nzira ndi kugenda muri uyu mwaka wa 2025 ngenda imbere ngotesha imbaraga zawe, kuko Satani yarakurakariye. Ukwiye kwanga agasuzuguro k'abadayimoni. Satani narebe urasanga yarakurakariye. Satani yarakurakariye. Kandi gusenga ntabwo ari ukubiganira, barabikora. Fata umwanya ubikore. Kandi gusenga si ugusakuza. Gusenga naho wicaye watangira ugasenga. Icyo Imana ikora itanga message, iduha message tukazitanga. Senga. Satani yateguye umunsi mubi mu buzima bwawe. Fata umwanya usenge. Icya karindwi, Umwuka Wera nkumenyeshe ko amaboko y'abantu yose yakurekura, ariko ay'Imana agufashe ntaho wajya. Uhamagare amaboko y'Imana agufate. Ay'abantu bo ajya turekura, ay'inshuti n'imiryango yakurekura. Bajya bakurekura kugira ngo bare kuhomboka. Iyo ufitwe n'amaboko y'Imana aragusama. Imana igufate mu izina rya Yesu. Nawe nutekereza usanga hari abantu bakurekuye. Abantu barakurekura, bakakurekura, abakujya inama bakakurekura, bagufasha bakakurekura, abakwira amashuri bakakurekura, abagushyikira b'Imana yaje barakurekura, barebe kuzaseba. Abantu bajya barekura abandi bakakurekura. Wari ufite oncle bakakurekura, agahita bati nashatse amafaranga ureba hehe wa Mosevile we, akakurekura. Wari ufite umutante wize akakurekura. Wari ufite inshuti mwiganye akakurekura. Umugabo wawe yakurekura, umudama wawe yakurekura. Tujye tubona barekuranye, ugasanga bagiye mu nkiko bararekurana. Abantu abasheri bararekurana, umwe agahiga undi. Umva amaboko atazakurekura ni amaboko y'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Saba Imana uri mu biganza by'Imana. Uri mu kiganza cyaswe wanya azakurekura, ba mu kiganza cy'Imana. Waruzi ko umuntu wese wishigikirije apfa. Umuntu wese wishigikirije imbere yawe arapfa. Icyo ngicyo kiri ku nkingi z'umutima wawe kimenya. Umuntu wese wishigikirije arapfa. Ufite wishigikirije inkana cyangwa se ihene cyangwa intama cyangwa ibindi birapfa. Ishigikirije Imana n'Umwana wayo n'Umwuka Wera. Jya mu kiganza cy'Imana. Hari umuririmbyi waririmbye ngo mu kiganza cyawe harimo byose,
umutima wanjye wifuza. Ibyo kwirirwa wanga urishingikiriza ngo mfite mwene wanjye, aracaho akagenda, akagenda. Niwishingikiriza mu kiganza cy'Imana, icyo Imana izakora, izamanuka, ireba abagufitiye umumaro, ireba azakugira umumaro, izabarinda, izabana nabo, izabagura, izabaha umugisha, izabakomeza, bakubera umugisha. Ariko nubashira imbere ukareka Imana, inshuti yanjye, bazakurekura. Umuntu Imana itamukoresheje nta kintu yakumarira, yakada. Umuntu Imana itamukoresheje, je umuntu igeze ngo atwerese nkuguriye benzi mu gitondo, ni haleluya, ati nkuguriye benzi. Ndamureba ndabwana uri umuntu, ku mutima nduri umuntu rwo, ati nkuguriye benzi. Ararahira ati zifaranga nkazibona, abivuga mu cyumweru kimwe, mu kindi arayabona. Akuraho telefone, yayishubijeho amaze guhoma $80,000,000. Ati uraho mukozi w'Imana, ati mbe bazarante, ati murandoti mbe urinda, ati ndi wa muntu wakubwiye ko nzakugurira imodoka, atashize nayiguze. Umva mbabwire, Imana itagutabaye nta muntu wagica kumarira, hazakubeshya. Imana ni kujya imbere. Dufite abantu bagiye batubwira ko bari hafi yacu bakaturekura. Nawe ufite abakurekuye, ariko ni wapfuye. Imana yarabanye nawe, iracyari kumwe nawe. Ishire amaboko y'Imana, wishingikirize amaboko y'Imana, niyo atazakurekura. Abakomeye ni beza, ariko batari kumwe n'Imana barakurekura ukikubita hasi. Ngo hombuka. Ishire mu maboko y'Imana muri uyu mwaka. Imana ikujya imbere, igushigikire. Iyo wamaze kwishyira amaboko y'Imana, Imana igushakira abantu beza, ikakunda abazima babi. Ikuzanira abantu beza, ikakwenda abazima babi barutwa n'abazimu. Abazima ni umuntu utarapfuye, ubura aho ngaho akuroga, aroga inzara, atongera, acokereza, aguteranya, agambana. Mbese Imana iyo wayishemo, bantu b'Imana munkurikiye, bantu muri hanze, bantu muri Afurika, bantu muri mu gihugu cyacu, dore umuka Imana amwe ngo fata umwanya ubwira Imana ngo ndashaka kujya mu kiganza cyawe. Mbere umubyeyi, mbere umuyobozi, mbere umujyanama. Fata ubuzima bwawe, fata ibyawe, fata abana bawe, fata akazi kawe, fata imodoka zawe, fata ibibanza byawe, fata imirima yawe, fata intebe wicaraho, fata ibihugu ujyamo ubwira Imana ngo ibi byose bishyire mu kiganza cyawe. Fata banke zawe, fata amakonte yawe, fata. Dufite abantu benshi bagiye bashaka ibintu bya mirenge, bapfuye batabiriye. Umuntu akavuga ati kashakishe nuza ka etage, kashakishe ibyo nuzuza nzicaye nduhuke, agacaho. Abazima babaye bakahita muhereza ihembe, agahita acaho. Dufite abantu bize, umuntu akavuga ati mfite umuvandimwe wanjye mukuru wanjye aragiye kurangiza hanze, ubwo agiye kurangiza muri Amerika, araza ahita abadogiteri mu gihugu, akaza agera i Kanombe bakamusuhuza, nyuma y'iminsi atagaciyeho. Tuzi abantu bagiye bapfa gutyo. Wowe uri kubyina ati fiyanse azaza, uri gutegura indabo, urabura gusenga, uri murategura indabo, uzasuzwa n'abandi. Fata amasengesho, usengera fiyanse wawe uzaza mu kwezi kwa gatatu. Ureka ibintu by'imikino urimo. Uzi ko umuntu yateguye, ubwo se ariko abantu turavuga ibintu abantu babona, turavuga ibintu biri ku isi, turavuga ibintu tubonesha amaso. Erega ibintu n'ibijye binabaho, usige n'ibyo Imana ivuga, namwe mujye mukurikira amakuru munareba ibintu byabayo. Muvuge ni gute umuntu yategura ubukwe, nk'umuntu w'umunyamakuru agategura ubukwe mu minsi mike cyane, buri bwenda kuba. Umunyamakuru amuzi, ni inshuti yawe, bwenda kuba akabaciyeho, kuki itamujyanye akivuga. Ariko abazima babi, hari abantu batifuriza ibyiza ku bandi.
ubu hari abantu batifuza iterambere ry'igihugu cyacu, barahari. Hari abantu batifuza iterambere ryawe Dodoni, barahari. Hari abantu batifuza iterambere ry'abana bawe. Hari abantu batifuza iterambere ry'imishinga ufite. Yewe muntu nkurikiye, ijuru ryambyengishe mu kiganza cy'Imana. Reka ibidamarara, mufite ubuntu abantu rero baradamarara bakibagirwa ko banyuze ahantu hanyerera. Kirazira kwibagirwa ubunyereri wanyuzemo. Wibagiwe ko hari igihe wagenjeje ikibuno ukamanuka mu ishyamba hanyerera, ukamanuka ahantu hanyerera. Uyu munsi uri kugenda muri V8 wagenda n'imodoka ukibagirwa ko hari igihe wanyuze mu hantu hanyerera, kubera ko hari umunsi wanyuze mu mazi akugeze hano. Uribagiwe aho utashatse Imana. Satani ni umugome, afite tekinike nyinshi akoresha kugira ngo yangize ubuzima bw'umuntu. Kandi iyo umuntu apfuye, iterambere rye riba rirangiye. Ibyo mutubeshya ngo imuzuko ntawe uzuka ngo ujye gucuruza cyangwa ngo uzuka asuzuka ujya hehe ko navutse bavuga azazuka. Warazutse. Abantu bakajya babesha ngo mwemere. Wavutse bakubwira ko uzazuka. Ni bangahe bazutse? Ibikari Imana ibizi. Mu gihe uriho ugihumeka, ugifite umwuka, ukigenda, kora hakiri kare kandi ubwira Imana ngo agaciro kanjye kandindire. Nawe byo gupfa ngo nupfa ngo tuzongera tukubone, ibyo mubyihoreye nshuti yanjye. Bubyihoreye. Bani bakakubeshe ngo urumva ngo upfuye ngo ejo ngo tuzahura ngo wazutse. Sawa, uwazutse n'umwe ni Yesu Kristo, naho ubundi nawe kandi ntabwo wazutse ngo agome kuri iyi si, arayizi. Yarazutse ajya kwa se. Ndagira uwazutse ukigenda muri iyi si. Iyi si ni mbi. Azagaruka aza gutwara itorero rye. Ryari hari itariki yashyizeho aje mu gitondo se. Niyo mpamvu ukwiye kumwiyegereza ukabishutiye ukishyira mu kiganza kuko ntuzi igihe yagarukira. Si byo se? Ariko nanone ngo nipfa nta muntu. Niyo n'umuntu amubwira asanze umuntu baramwigishije ngo napfa ngo azazuka, ngo ajye ngo mwisisha, ngo ature ahantu hari indabo, ngo hari iki. Yo dore abantu barayobawe ngo azatura ngo ahantu. Ndeka nkubwire, iyo upfuye uba upfuye. Iyo upfuye uba upfuye. Ibya hano ku isi uba ubisezeye. Satani agamije kukuzanira umunsi mubi, ariko nusenga umunsi mubi Imana izagusimbutsa. Nari nkuzane message ngo muri uku kwezi fata umwanya wo kwegera Imana usenge. Ibi byandi kubira gutya ntugire ngo usenge. Hari umunsi uzaba ngo hari umuntu abonye kuri kamera kubira ibyuyi. Fata umwanya usenge. Satani yarakurakariye. Nusenga Satani azatsindwa, uzagera kuri byinshi, uzagira agaciro. Uyu mwaka uzawarangiza uri amahoro. Ariko udasenze Satani yakwiba, uyu mwaka ugacaho utawurangije. Nyamara nusenga uzawurangiza amahoro. Ibyago birahari, iminsi mibi irahari, ariko n'Imana yiteguye gutabara. Kandi nabwiye ngo iminsi mibi iza mu buryo butandukanye. Iyo tuvuze iminsi bano abantu bumva intambara, nta intambara gusa. Isi ifite ibintu byinshi cyane. No mu nzira wajya kubona hazamutse ikirunga cy'umuriro. Umuyaga uraza ugahitana abantu bakabaciyeho. Inkuba irakubita ikabihitanya abantu. Umunsi mubi nta muntu witegura usibye Imana ikorinda umunsi mubi, kuko nimenya hazaza hacu. Nta muntu numwe wize ushobora kumenya hazaza he. Ahazaza he umuntu ni Imana ihamenya. N'abashakashatsi baragerageze ko ntibamenya hazaza habo. Ahashizeho turahamenya ko twarabonye ibyo twatambutsemo, ariko hazaza hacu ni Imana ihamenya. Ndagira ngo usengere, ntabwo navuga byinshi. Nende kubwira ngo ibi bintu fata umwanya ubisenge uko ari birindwi. Ubwira Imana ngo Mwami, nishize mu kiganza cyawe n'ibyanjye byose n'abanjye bose. Igihe cyose urapfobya iby'Imana,
ujye umenya ngo Satani arakubikiriye kandi ntawe uzamugukiza. Nta maboko y'umwana w'umuntu ashobora gufata umuntu ngo amuvane mu maboko ya Satani. No, ndabisubiramo, nta maboko y'umwana w'umuntu ashobora gukura mu maboko ya Satani. Amaboko ya Satani tuyakurwamo n'amaboko y'Imana, umwuka wera, amavuta y'Imana. Imana Data n'umwana wawe niho bagukura mu maboko ya Satani. Naho amaboko y'umwana w'umuntu azagushingura, ariko ntabwo yakura mu maboko ya Satani. Amaboko ya Satani yakurwamo n'imbaraga z'Imana. Ibyo rero wigira byo kukwepa ibintu byo gusenga wumva ko ukomeye, ntawe ukomeye n'Imana. Kugira ngo ni hakomeye Kristo uri muri wowe, hakomeye Imana iri muri wowe, hakomeye Imana ikwimana, yiha agaciro imbere yawe, izakoresha iby'ubutware. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Ndasengera abana dukurikiye bari ku isi hose, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye, abadukurikiye mu gihugu cyacu, buri muntu wese umurinde umunsi mubi. Umunsi mubi ujuza umuntu agatakaza akazi, umunsi mubi ujuza umuntu agapfusha, umunsi mubi ujuza atabizi. Kugira ngo uturinde, saba buri muntu wese umuha imbaraga zo gutsinda ibyaha, kandi umuha imbaraga zo gusenga, kuko bamwe ngo dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa. Senge buri muntu wese ngo umushoboze, umuha imbaraga zo gusenga, zo gukiranuka, zo kubana n'Imana, zo